mu rwego rw'umudugudu namaze n'imyaka kuva inzego z'umudugudu zigiyeho ejo bundi nibwo banduhuriye kuva bikitwa sekiteri ngiye nari umujyanama muri segiteri bitarahinduka imirenge ubwo yari segiteri yihe Kicukiro umusaza muzaganira twarabanye yari konseye ubwo ejo nta mezi atandatu arashira banduhuriye inzego z'umuryango zimanutse hasi ku rwego rw'umudugudu ninjye wabaye cayimani imyaka 40 niba ari 3 reba igihe izo nzego zimaze n'ubu ndi umunyamuryango ndi cayimani kuva icyo gihe kugeza ubu noneho nkagana ku kintu uvuze twatangiye nkubwira yewe urabona ara ku giti cy'inyoni ndahabona urabona ara Shyorongi n'umuhanda ujya Gitarama nkubwiye ngo mperuka kurenga hariya Shyorongi muri 80 na ntabwo bishoboka ntacyo mpfana n'abo bantu njyewe iwacu ni Nyarugenge yitwaga komine Kiyovu niyo kavukire nize kurepa amashuri higaga abafite imiryango y'abapadiri n'iki muri examen cya leta sinabasha kugira mu mahirwe ariko Imana abarokwe no bava umuntu abafite umuhamagaro nakoresheje umugisha wanjye nkuko abandi bukoresha mbaho ndiho ubona umucuruzi ndiho burya umuntu wese yashakije ikimutunga kigize kitari mu makosa kitanyuranyije na leta aba ari umucuruzi ubu nawe utwaye amakuru ukajya kuyandika mu mvaho ukagurisha wabaye umucuruzi w'imbaho siko bimeze uragura ukajyana mu primo bakayipima ukagira urumva rero amashuri yanjye yasize mu primaire ntabwo ndi umuyobozi abo bantu rero mama avuka mu Biryogo hari hafi yo kwa Mayaka ndayo nkumarira amatsiko ntawo muriye sindenga Nyabugogo sindenga giti cy'inyoni umudamu wanjye iwabo ni Nyanza tumaranye imyaka 40 na kamushatse mfite 20 na nuwo hano agomba kuba yaribeshye inde uwo muntu wabi reka ngo uyigiparo ubu mfite umuntu w'igicumba witwa Metre Masumbuko turasa fotokopi nibyo uba hano mu mujyi iyo duhure mu bukwe baramfata bati dore umuntu musa uwo mugabo rero bavuga niba ari urutwe rwanjye niba ari iki si wowe ubivuze bangiraho amatsiko noneho wareba ukuntu nsa nuko nsa nimereye uko bavuga turiya muntu yari umuyobozi wahe Igifaransa nzise igikize si urumva abo bantu naho muri na data ni hari na mama ni hari ahubwo data yarataranarenga hariya hakurya urumva nta data yavutse ari ikinege we na mushikiwe kumva ko n'abavandimwe tugira n'ubu ngiye iwawe mama nahagera none abandi amaguru nuko bibe bakwibeshyaho gusana amasumbuko donc abanyarwanda bagira amatsiko akuriye busana akakubatiza ko wakwambara ikote waberwa aturiya mu ntasa wabyibuha inda aturiya umuntu yari kiyobozi kera oya ntabwo nigeze na data ntiyabaye umuyobozi nta numwe ninjye mbabaye umuyobozi niba mba mudugudu mba nacaye bareko tandi ibindi nabwo mbere ndagiye mu bintu by'ubuyobozi sinjya no mu bubari nanagakungungira abantu benshi ari n'uwo twahurana benshi barabimbwira bakajyana n'inza cyo ari mu nahajyana Imana ndamuzi genda mu wahariye tori uvuge ngo hingero aba bafaziri baranze amasafazeri abangaba ba dore wabaza uzabaze Sudi China dore umuhungu hano witwa Isa turavukana ugasobanura nuko umunyamakuru undi bimbwiye nanjye sinabivuga
gukora publicité yego sibyo. nk'ibisanzwe tubaha ikaze mu biganiro byacu by'imvaho nshya aho tuganira n'abakuze bakaduha impanuro. Uyu munsi rero turi kumwe n'umusaza urabona ko imvi n'uruyenzi, turagira ngo atangire atwibwira tubwire n'aho tumusanze n'aho atuye. Murakoze, nitwa Nshimiyimana, nkaba ntuye mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Kicukiro, mu kagari ka Kagina, mu mudugudu muremure ntuye, ari naho mu Busanza. Muzeyi, imvura akavura kameze gate hano hanze? Imvura iragwa neza nubwo yatinze kugwa, ariko iri kugwa neza, turabona nta biza iri kuzana, dufite icyizere ko imyaka izera neza. Ko abayobozi bacu bari kugira inama abahinzi basanzwe bihingira n'abahinzi babigize umwuga, babaha nkunganire kugira ngo bazabashe kugira umusaruro mwiza kandi tuzabagirira akamaro. Iyo tugeze muri aya mezi, tubare mu mezi ya Kinyarwanda, bavuga ko turi mu kwezi k'Ugushyingo. Muri iki gihe abahinzi hariya hanze baba bahinga iki? Imyaka ibigeze he? Ubu bari guhinga, bahingaga ibishyimbo, batabira n'imyumbati, bashyiramo n'ibijumba, ariko ibishyimbo ubu mu Kinyarwanda bigeze aho babyita ingarama, bimaze kurangizwa kubagara, aho bagibagaye mbere, ubu urabo rurashaka kuza kandi birasa neza. Abanyeshuri bazajya muri vakanse y'iminsi mikuru, bazarya ibitonore, bazarya amashaza, bizaba bimeze neza? Bizaba biboneka, bizaba biboneka ku bantu bahinga ibibatunga, byongeye kandi bizaba biboneka ku masoko. Natwe b'abanyamujyi tuzabihaha, tubibone kandi ku giciro cyiza. Muze ako kari kanyuzemo muri iyi minsi mu itangazamakuru, hari inkundura yo kubona amakuru y'abana batoya baba basinze, banywa inzoga bagasinda, batwara ibinyabiziga bakagonga se, cyangwa se inzego zishinzwe umutekano mu muhanda zikabafata. Ibi bintu byo kunywa inzoga ari abana ni iby'i Rwanda? Ibi bintu by'abana b'abahungu banywa inzoga bagasinda, bakigana imico yo hanze, mu Kinyarwanda cyiza ni amahano, ndabivuga nk'umubyeyi. Noneho byajya gukabya bikajya mu bana b'abakobwa. Abakobwa uzi ko bari mu mutima w'urugo, abakobwa bavagamo ba nyampinga. Nyampinga ni ukuvuga ni umuntu wujuje umuco. None barishushanyije, biganye imico yo mu mahanga itaberanye n'imico y'Abanyarwanda, nta ndangagaciro biha, kugeza ubwo basigaye bisebya bagasinda ngabo ku muhanda nijoro, bakambara ubusa, kwambara imyenda igeze munsi y'amabuno, ugasanga umuco waratakaye. Umuco waratakaye cyane, ndabivuga nk'ubibona. Ababyeyi twarumiwe, ikibazo biri kwaguka, no mu cyaro biri kugerayo. Birababaje kumva umwana w'imyaka 13 w'umukobwa aterwa inda y'ikinyendaro, kandi umwana w'imyaka 13 yabaga ari umwana, ari kirazira no kuba yakora imibonano yamukururira kubyara, ari mu biganza by'ababyeyi, ari mu biganza by'ababyeyi. Ubwo rero byaratuyobeye, ni ibintu bibabaje, ni ibintu nk'umubyeyi nasaba ko byashyirwamo imbaraga cyane, kuko ejo hazaza nta rubyiruko rwiza tuzaba tugifite. Kuko ubu hari n'ababyeyi bakujije abana b'abasore, iyo umubwiye ngo kugejeje imyaka yo gushaka kugira ngo nawe ubyare, ko nta wirindirizo ubazaheka,
umusore aragusubiza ati mfite ibyo kumutunga ariko narashishoje nabuze umugeni. Uwo mbonye nsanga anywa ibyuma, anywa za rikeri. Rikeri muzi imbaraga zazo, ni umuriro abamira. Iyo ugeze mu mubiri wa muriro yamize uhinduka ikiyobyabwenge, agata ubwenge, agatangira gukora ibiteye isoni byari kirazira mu muryango nyarwanda. Kwiyandarika. Ariko buriya ababyeyi ka kanyafu bakubita abana buriya ni kadohotse? Ntabwo kadohotse, ahubwo karahindutse. Kera hariho igitsuri kijyana n'inkoni. Hari aho bakubwiraga ati nkubona ku muhanda saa 12 ndagukubita amabuna toti. Umwana akagira ubwoba, agatinya icyo kintu. Yamara kumwira gutya akamugira n'inama, umwana agatega amatwi. Abana b'ubu rero barahindutse, nta nkoni wamukubita. Ariko ababyeyi turavuga, abahungu turababwira kubijyanye n'ibigare. Ibigare ni ukuvuga igikundi cy'abasore. Ubundi igikundi cy'abasore ni kirazira. Kuko ugiye mu gikundi cy'abasore bakwanduza imico yabo itandukanye, uburaya, imogi, hari n'ibindi banywa ngo byitwa shisha biboneka i Nyamirambo. Abatoza babyo bakabikwiza basoresore bose. Ugasanga umwana witondaga yacikirije university, ugasanga umwana witondaga yabaye ururara, wamureba mu maso ukabona arasa na debile. Bibabaza ababyeyi, bibabaza ababyeyi cyane. Ababyeyi b'abamama ubu nkubwira tuvugana, amarira yabo asohoka hanze agatemba ku matama, agatukura amaso. Abapapa cyangwa abagabo bakujije abo bana b'abangavu n'abasore bafite ikibazo n'agahinda kenshi, kubera ko batukoze isoni. Ngarutse inyuma gato, aho igitsuri cy'ababyeyi bavuga bati turagukubita ku mabuno intoki zitoti. No mu ishuri twiga baradukubitaga ku bibuno wakererewe, ku bibuno wakoze ikintu kibi bakakuryamisha bakubita. Muri primaire twarazikubiswe, muri primaire twarazikubiswe, kandi bikaduhindura, bikaduha icyerekezo cyo gutinya kirazira. Ariko ubu ntawe ugikubita umwana, namukubise ya telefona kuri polisi bakagufunga. Itegeko ryarasohotse ryo kudakubita umwana. Ubwo none ikindi gihari ni uko umuco, hari ijambo bavuga ngo uwibahetse yigishwa uri mu mugongo. Abamama benshi barambara mini, abamama benshi barisiga biriya bintu bitukura ku minwa. Umwana reba kugeza ubwo bafite abana b'inkumi, nyina amubwira ati mwana urabona naberewe, ubwo yagejeje imyenda hejuru, ku buryo utamubwira ngo unama utora akantu kaguye yuname. Wowe uri mutoya nakubwira amagambo numvishe kandi nabonaga. Muri make imyenda bambara kera hariya mu mujyi ureba i Nyarugenge bayitaga hena barimbuke. Hena barimbuke. Ubwo ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo niyunama aratera akaga abantu. Ushobora no gusitara, ushobora gutwara imodoka ukagwa, ushobora kuba wikoreye ibintu ukabitura hasi kubera araguheneye nyine, urumva aragukoreye ikintu kitari cyiza. Ureba hirya ariko ukabona byabaye. Ariko ubu ujya kubona yambaye ubusa, nta soni bimuteye. Bagenzi be bakamuriye urwara bati nyamunura akabije uradukoze isoni, ahubwo bakamubwira ko yaberewe. Ibyo bintu bibabaza ababyeyi. Kubera iki byakiriwe uko rero? None ikindi nakongereraho, nk'abantu twemera Imana dusenga, tubona ko birakaza Imana. Uko basenga cyane, hano dufite amahirwe, dufite amadini menshi,
ryigisha umuco wo kwiyubaha. Bavuga ko ababyeyi, abasambanyi nibo bakururiye umujyi wari mwiza witwaga Sodoma na Gomora kurimbuka. Kubera izo zahena barimbuke zabo, kubera ubusambanyi bwabo, kubera gukora ibibabaza Imana bikayirakaza, akaba yafata umwanzuro mubi. N'ibitabo bitagatifu nk'ubu cyo nakubwira, mu minsi ishize abantu benshi bijujutaga kubera imvura yatinze kugwa. Ntiwabibonye? Baravuga ni abanyabyaha bari hanze aha, dore ukuntu biyambika, dore abahungu bambaye amahereni, ngo hari abahungu b'abapede, ugasanga umuhungu yasutse inweri, yasutse yateye kanta mu mutwe, bakaba bati bira byarakaje Imana, nta mvura duteze. Abajya ku mavi bagajya ku mavi bagasenga, ariko Imana ni inyambabazi, urabona kwigizaho igatanga imvura. Hanyuma tugarutse mu byite mu Rwanda rwo hambere, mu Rwanda rwo hambere, ubwo no kugira ngo n'abatoya badukurikiye batavuga ngo batagendana n'ibyubu, kuko usanga bavuga n'ababyeyi babacyashye bakavuga bati ibyo byari ibya kera, ubu tugendana n'ibigezweho. Ariko icyo twakwita mu Rwanda rwo hambere, mwaduha isura yawo, ubundi umwana w'umukobwa yambaraga ate, bari babanye bate na basaza babo, hagati yabo se n'ababyeyi, umubano wabo wari umeze ute? Nge ntabwo ndi uwa kera cyane, nakubwiye ko ariko ngiye kugira imyaka 65, mfite n'ine, ariko hari ibyo nabonye. Ibyo nabonye kera, umwana yabaga ari uw'ababyeyi bose. Uko nshubije amaso inyuma, ndibuka turi abana bato twakinaga amabiye mu muhanda, twavuye kwiga, ugasanga turi gukina amabiye mu muhanda. Umuntu w'umugenzi utazi, udatuye no muri ako muri icyo gice, agaca hirya akareba igikoni, akaza agisha umugongo, akatuvutagura. Ntawamutukaga, ntawamuteraga ibuye, tukiruka twikubita ibibuna, akaduhondagura tukiruka. Mwagiye gufasha ababyeyi mu bitaka n'umukina amabiye mu mariki. Abana ba kera rero bagezaga no mu myaka 12, myaka 9, abagize igikuriro bakuze cyane, ariko ari mu muhanda ari gukina amabiye. Umubyeyi yaza akabakubita, mwahagarara ku ruhande mwitaje mwishima ku mabuno, akabati ndanzabashahura ninongera kubona mukora ibyo bintu. Ababyeyi bari hakurya aho mu rugo ati bakubite ntago bumva. Ubwo ugasanga bibaye kirazira kujya ku muhanda ukagororoka. Nta mukobwa wambaraga ubusa. Abakobwa bakundanaga na ba mama babo, abakobwa bakarebera imico kuri ba mama wabo. Wasangaga abana bakina mu muhanda batagiye gufasha ababyeyi, akabakubita, akunguka. Urumva abaye umubyeyi. Naho ubu ashobora no kumunyuraho, kandi nibyo. Uzabicunge, uzabona uhise ku bantu banywa urumogi, nta kuruhisha, imisoresore, uko utinya ko yagutuka cyangwa gukubita. Ntabwo bagitinya, babaye nk'ibikuke, mbese babaye ibihazi, ibihararumbu. Ubundi kera babitaga umuntu umaze kuba anyweye urumogi cyane, mu Giswahili bamwitaga ribuma. Ribuma byasobanuraga umusazi. Nzongera kukubona umwana wanje usuza n'abari baribuma burumogi, sije ko bari bakenago barunywaga, bari benshi. Kirazira wanabona ugaca kujya mu muhanda. Naho abantu banywa urumogi, abana banywa urumogi babaye benshi, n'abakobwa bari kunywa urumogi, bari kunywa ibiyoga bikomeye. Noneho hari ikindi kintu cyateye, sinzi niba leta iri kukibona. Hari ubucupa bw'icyatsi bw'ubuparasitike, nibwo bwitwa energy. Uzi ko yigura umwana w'umukobwa akayisuka yose cyangwa igice akayimena ahantu mu byatsi, agafunguriramo cya gicupa cyitwa ngufu, kimwe bamena hasi, bakarasiraho ikibiriti kikaka. Ukabona umwana mwiza wo mu miryango myiza,
arimo arakinywana n'insoresore basoma aho banywa. Ibyo muri quartier biragaragara. Ni byinshi. Ni byinshi. Abana ubona atari ababobo, abana ubona ari abana mu miryango rwose myiza, imiryango ifite ikinyabupfura, ukabireba ukababara. Ibyo nakubwiye n'abamama bararira amarira akaza ku maso bikagaragara. Ubu abagabo dusigaye turira amarira agatemba ajya mu nda. Ariko muze wajya mu nda nyine agahinda ni kenshi. Yego. Ku babyeyi benshi. Ibi bintu nta hantu bihuriye n'ibijyanye n'imbuga nkoranyambaga, kuko usanga umubyeyi tubare w'umupapa ageze mu rugo avuye mu kazi, umumama nawe avuye mu kazi, umwe akajya muri telefone undi muri telefone, abana bakica bagafungura televiziyo bakareba ibyo bareba, ya mico bakayigira kuri ayo mateleviziyo. Mubonera ikoranabuhanga ryo ritarimo gusenya umuco wacu. Urakoze cyane. Nje nagusubiza ngo narumiwe, biteye n'agahinda. Ubu ukuntu ibintu bimeze, aho bigeze. Hari iyo turi mu biganiro ngarukamwaka bijyanye n'amateka, bakubwira ukuntu abazungu b'abakoloni binjiye mu Rwanda basanga abantu babanye neza, bafite n'umuco mwiza. Ujye ubyumva. Mu bitabo nkamwe mize murabibona mize cyane, mu bisomamo na cyane. Ariko icyo nkubwira, wabonye ibyo badukoreye mu muryango nyarwanda, batwiciye umuco, batera n'umwiryane. Ubu bakoze ikintu gihumanya isi yose, kimeze nka coronavirus. Ariko nabo batiretse, bakinyuza muri aya matelefone aya ngaya manini. Harimo za YouTube zerekana ababyeyi, abapapa n'abamama bambuye ubusa, bari gukora ibyo bakora. So bibonamo banavuga amazina basobanura, hari n'abagize abasobanuzi mu Binyarwanda babivuga. Ibyo bintu twakuze tutabizi, nta n'uwabivugaga. Ubu rero umwana w'imyaka, ndabikubwira, umwuzukuru wanjye azi kureba telefone kurusha n'abantu bakuru. Ujya kubona ukabona uramubuza agiye mu byumba, agiye kuri YouTube kukiyihisha. Nta bindi agiye gukanda bya bindi. Arebe kuri YouTube, ziko abamama abakobwa basigaye bicara bakambara uko bavutse. Urabibona ko ntujye ubibona. Bajya gukora n'amahano bagatandaraza. Kirazira. Imana ishobora guhanira umuntu. Kirazira. Ibyo biri kuri izi mbuga nkoranyambaga. Wa mwana w'imyaka 7, 8, 9 kuzamuka arahita agira iki? Amatsiko yo kuzumva ibyo bintu. Ukabona ababikora bateye nkawe, azashaka udateye nkawe yumve bimeze gute. Kumbona baba bishimye. Hari n'Abanyarwanda, hari n'umugore ujya ubisesengura niba ari umuco simbizi, sinzi impamvu leta itamuhagarika. Ujya akavuga ngo uburyo babikora, wumvisha amavuriro ari hanze n'amarozi avuga ngo imiti yongera ibitsina, imiti ishobora gukora ibiki n'ibiki, ukamana amasaha runaka, ugarimo arahumanya. Ini biri gusenya ingo birimo, ndakubwira nk'umuntu mukuru ukunda guhura n'imiryango itandukanye. Ini biri gusenya ingo birimo, kuko umugabo atega amatwi yantuza uzumva byigisha. N'umugore ngo yitwa nde sinzi izina rye, akunda ku nimugoroba niho bavuga kuri radio, ntibuki yariyo sinanayitega amatwi ngiye n'uvuga ibishenzi. Akavuga ukuntu aryohereza umugore, bakavuga ikuntu aryohereza ibiki. Iyo umugabo bibuze agira ati iwanjye ntabwo yuzuye, afite ibyo abuze, akajya kururumba, akaba ararushenye gusa ararurimbiye, kuko n'umutungo arawushyira yandaye. Abana bakwiga neza, sange mu rugo bararya nabi, kandi atabuze ibyo abaha yabijyanye iyo ngiyo. Ni ibintu bitari byiza. Izi telefone ni nziza ariko ni nambi.
ababyeyi uko bakoresha bate n'abana abantu navutse numva bavuga ngo ikibi n'ikiza biragendana. Izi telefone ni nziza, uyimpamagaraho sicyo ko ngiye nta nubwo nzikunda izi telefone ndasanga kwira ibyo byose, ahubwo hari ibindi bintu abantu banyabwenge bakwiye kuzareba. Ubu zigiye zahinduye abantu ibigande no kudatekereza debile. uzareba umuntu ku munsi simbizi ngiye nabirebye ku bantu b'abafundi abahinzi mu murima bayifite, uzi ko afata umurima isuka akayishyira mu kwaha bimwe bose ngo ni ukonsa umuyini akajya kuri telefone. Umufundi yaba ari kukubakira, niba ari kukubakira amasanga yagize umunsi ugasanga aratwara iminota avugana n'umuntu. Wenda reka nisegure gatoya naremvuze ko zituma abantu badatekereza. Uwo mwanya bamara bari kuri telefone bakabaye batekereza ibindi bikorwa by'iterambere, ariko ugasanga bifitiye akamaro igihugu ku buryo n'abanyabwenge bakanavumbuye ibyo. Uzareba umwanya munini mushobora kugenda mu modoka cyangwa mu mabiro, niyo ngo ari gutaca iyo bari kugira gute ukabona arimo aracatinga, umwanya urashize ukabona ni muganira, ukabona aho yakunguye igitekerezo, umwanya yawuhaye telefone. Aho gutekereza n'iby'abana be n'umugore we n'iki n'ejo hazaza he, umwanya yawuhaye telefone. Ikigusha ikigandisha. No hari ikindi kintu ushaka kubwira ndabwira ububi bw'izi telefone. Uzacunge abantu ushaka kuba ufite nk'abashyitsi noneho ukabona mwahuye ngo muganire mwungurane ibitekerezo, yaba kunywa ari gusoma atacu, yaba ibyo ari gufungura byubaka umubiri ari kubifungura atacu, aho mwaganiriye akakubwira ku bumenyi afite bwagufasha, akakubwira icyaza kugirira akamaro ejo hawe hazaza, ejo heza hawe, ahubwo mugaheruka musuhuzanya mugaherukana musezeranaho, akaba gutwaye umwanya. Kandi abantu kera barahuraga abantu bakaganira abasaza kavuga ati woroye inka ukabona agafumbire ari ahantu wakwera. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ababyeyi sibyo ko hari imyaka abana bageramo iyo bahuye n'abandi bana bakabanduza imico mibi, kubahana no kubagira inama hari aho birenga. Umwana ntatinje no gusubiza ati papa mama ndakuze. Ngo ndavuga abana bageze imyaka 18 kuzamura batangiye kugimbuka, ari naho bari bakwiye gutangira kwigana imico y'ababyeyi no kwigana gahunda nziza za leta ziberekeza mu cyerekezo cyiza kizabagirira akamaro, bakavamo abantu bazagirira n'akamaro igihugu. Ariko ubu ngubu rwose ndashaka kuguha icyitegererezo. Ku wa gatanu i Remera nitwa kwa Mutsindashya kurahazi, ndahabona umudugudu mu Gisimeti, umudugudu harura wuzi uturutse za City ukamanuka, uzabona abantu bambaye ubusa b'abamama n'abantu bakuze bakururana n'abana babyaye, ubona abantu b'abapapa n'abamama bataye umuco aranyara ku muhanda. Ubone umugore ku mugoroba saa 12 azamamanuye ipataro dore ko rizo bambara arihagaritse ariherereye ku karubanda. Nibyo nakubwiye, urumva arahennye nyine abantu bararimba, urareba hirya ari butwaye imodoka ushobora no kugonga. Hakorwa iki noneho haba ku ruhande rw'abana, ku babyeyi bakora iki kugira ngo cyangwa se hakorwa iki cyo kintu kugira ngo gicike? Nakubwiye byahera mu mashuri y'incuke, ndetse bakababwira ko kureba YouTube ari kirazira, bakabwira ababyeyi ntibagaha abana telefone nini, bakababuza
bakabwira ababyeyi, bagaha abana igihe cyo kureba televiziyo, bareba bya twadukinisho twabo. Umubyeyi aba ari hafi ajya kugenda akayizima, kuko abana benshi bari no kubabazwa kubera amateleviziyo. Ikindi kintu, ubu urubyiruko ruri gupfa. Urabona, nakubwira n'umuntu mukuru, tuvuge reka ngereranye igitoki. Insina wayireze neza, wayihaye ifumbire nziza, irabyibushye, irashishe, tegereje ko izera urutoki runini. Niko njye mbibona. Noneho yamara kugera hagati utegereje ko yera igitoki, ukabona irumye. Ntugira agahinda se uri umuhinzi? Umusaruro se wari utegereje urawubona? Ngahinduka ku rundi ruhande. Ufite inka yabyaye inyana nziza, uzi ko inyana tuyikunda mu muco nyarwanda. Uyihaye ibishoboka byose, intungamubiri zose, utubingo twiza tworoshye, irakuze neza, irabyibushye. Yamara gukura, itegereje ko ibyara ikaguha inka yayo, ikabyara inyana, ikaguha n'amata, ukabona ibaye ingumba. Hano urahumva? Ndagira ngo tuhasesengureho gatoya. Urumva agahinda nyiri inka agira, urumva agahinda nyiri igitoki agira, n'utundi wagenda ufatira ingero ku bindi. Ishyurira umwana wera primaire, niyansi nuri guha ifumbire, niyanka uri guha twatsi, akure abi inkumi, tegereze kuzabona ibirori. Ujya kubona ubone utangiye kwambara ubusa, yatangiye gutuma abasore bakamubengutse bakaza kumurambagiza bamutinya. Atwaye niyo nda. Oya, bamutinya gusa, yariyanduje. Kuko niba yitwaye gutyo ukamubona, kera hariho abantu bitwa ngo abaranga. Umuranga n'umuntu wanyuragaho uturanye n'ahantu hari urugo rufite umuryango ufite umukobwa, cyangwa se uziranye ubana neza n'uwo muryango, ubu uriya mukobwa wo kanaka ko ari umusore wanjye, cyangwa wanaka w'umuvandimwe wanjye nshaka kumushyingira. Bimeze gute? Sibyo ko akenshi ubushishozi urebera ku babyeyi uko babaye. Ariko hari igihe ababyeyi byananiranye kubera iterambere, ababyeyi baba beza, abana bakihitiramo uko bagomba kubaho. Ubwo rero ni ukuvuga ngo kubera iyo myambarire, imyitwarire, kubera turiya mukobwa wo kanaka ko ari nk'indaya, ko ari indaya daye, ko yishyizeho ibimenyetso bimeze nk'indaya. Wigeze ubona ahantu bikomereye cyane umukobwa agafata biriya bintu byitwa tatuwaje y'ikinyugunyugu, y'inyoni, y'inzoka? Ubwo tatuwaje ku badukurikiye ni bya bintu bashushanya. Agafata igishushanyo cy'inzoka cyangwa cy'inyoni cyangwa cy'ikinyugunyugu, papiyo, agikubise ku ibere. Ibyo mubwira, nushaka ikimenyetso ugende hariya hakumu, urabibona hose, yagishyize ku ibere. Yafashe icyo kintu cy'inzoka, umukobwa mwiza w'inzobe, yashushanyije uruntu rw'uruyoka rw'urutatuwaje ku bibero. Umuntu na antikriste bavuga, iri kuba twari bambika biriya bintu, ni ibimenyetso bya antikriste, ni ibimenyetso bya shitani. Kubona nta n'inyungu bafitemo. Tatuwaje se zayikuraho icunga, zayikuraho umwembe, zayikuraho amafaranga n'ibiki. Inyungu yo kugira ntibizabatera amakanseri buriya y'uruhu. Abahanga niko babivuga. Ngiye gukubyinjira ngo mu mubiri, ikintu bashyiraho n'ikiveho, biteye ubwoba. Ntabwo uri wabona n'umukobwa tatuwaje ngo umurangira umuntu. Turimo turagana ku musozo, mwigeze kubigarukaho ku kantu gato kajyanye n'uburere mboneragihugu. Muti izi mbuga nkoranyambaga, ariko n'abazungu baraje batwicira umuco, bigenda bitya, ibyo batuzaniye abakoroni. Wenda tukiri kuri icyo kijyanye n'uburere mboneragihugu, iyo migirire abazungu batuzaniye bakatubibamo, iyo mico mibi itari myiza, ubwo wenda ngaruke ku miyoborere.
ku miyoborere hakwiye gukorwa iki? Mubona imiyoborere ya mbere yari imeze ite, ubu bimeze bite? Ese byo kubera ko nabyo biba kuri YouTube, ibyo ntibishobora kwangiza imitwe y'abana, surtout abo usanga basebye igihugu, batuka umuyobozi mukuru w'igihugu? Ibyo byose abana ntibabivoma, yanywa rwa rumogi ugasanga urumva ukuri kurimo yataye ubwenge. Iyo umuntu yataye ubwenge aba yasaze, ntabakiri umuntu, avuga ibidakwiye agakora ibidakwiye. Ni ukuvuga rero ngicyo navuga ku buryo nk'igitekerezo natanga. Hari ijambo ryiza leta yacu y'ubumwe bw'abanyarwanda ikunda gukoresha, ko u Rwanda ruzazamurwa n'amaboko y'abana barwo. Noneho u Rwanda twakongera tugafata urundi ruhande, u Rwanda mu bijyanye n'imiburere mboneragihugu buturutse mu mizi y'abanyarwanda, mbese hasi. Umunyarwanda wese agomba kurugiramo uruhare, byitirirwa ababyeyi, kuko hari igihe ari ijambo njye ntanakunda kumva ngo nko kuri radiyo ngo ababyeyi nibo badaha abana uburere. Wamuha umwana uburere gute? Wabyara umwana wifuza ko azaba nabi? Hari umuntu wabyifuza ko umwana kumuvana hasi kumugeza hejuru? Byonyine na mama w'umutwite imvuna agira yavuga ngo umwana wanjye azabe marine, umwana wanjye azabe indaya, umwana wanjye azabe nk'urumogi? Nta wabitekereza. Aba yifuriza umwana icyiza, kuko ndetse n'ikigenderewe bimwe bajyaga baca umugani ngo mu Kinyarwanda ngo urukwavu rukuze rwonka abana. Umuntu ukuze azonka marine? Ntabwo bishoboka. Azonka maraya? Ibaza ibintu wamwonkamo, yaguha iki se nawe adafite? Ahubwo azaza kugusura papa we, aho kugira ngo kuzanira amata, kuzanira ingufu. Ingufu uri umusaza, ibaze wariye nabi cyangwa mu ntege nke z'ubusaza, ari kuguhuhura, yari kuzana amata, akazana parete y'amagi, akazana uwo muceri n'akawunga, kuko umusaza akaba yonsa umwana, akazana agakarito k'amata k'Inyange akaguha. Sibyo? Ubu si wo mwana se. Abe mu cyaro wakuzanira n'ikigage cyangwa urwagwa. N'urwagwa aho bigeze, urwagwa rw'ubu uko simbinywa, nta nzoga nywa rwose, ariko uko numva nta nzoga nyanzoga ya kera ikibaho. Ni ibintu baburikora, matafari zitwa ngo muri ture, zitwa ngo ni umumanurajipo, babifitiye amazina satanike utamenya. Urumva? Ni ukuvuga rero ngo ikintu mbona cyakorwa, ubu dufite amahirwe mu gihugu cyacu cy'insengero nyinshi n'amashuri menshi, kuva mu nshuke, mu bana batoya, gutozwa uburere na kirazira, bikazamuka bikagera hejuru. Ababyeyi nabo bakagira ababafasha muri ubwo burere. Noneho ikindi cya kabiri gikomeye, leta ikwiye kurebera mu buhanga. Hari gupfa, nigeze kukubwira ibijyanye n'inka, ibijyanye n'igitoki, igihe utekereje ko kigiye kwera ubona umusaruro. Ubu ababyeyi twishyurira amashuri abana kugira ngo bazatugirire akamaro, bakagirire n'igihugu, bavemo abayobozi beza, bavemo abakozi beza. None ubu abantu bari kononekara. Ndakwitumiye uzabirebe, sinzi aho wabinyuza kugira ngo bisakare bigere ku bayobozi bakuru. Guhera mu mwaka wa 4 segonderi, ku bahungu abakobwa naho bari gupfira. Umwaka wa 4 segonderi bari kuvumbukamo indaya zigisha abandi bana uburaya, nibo bari gupfunyika twangufu n'utu twa inaje, bakaduhisha ukuntu, cyangwa baba basohotse batashye mu mabutike bakatugura, bakamena inaje bagafungura mu ngufu, ubona baragenda basekaseka hose. Urumva? Ibyo bintu leta ikwiye kuhashyira imbaraga, igashaka udupimo tuya twahuhamo, buri kigo kikaba kigafite.
hari ikintu naguciye mu byazatanga. ijambo hari gahunda iriho ubu. aho ugeze bagushyiraho igipimo gipima umuriro kugira ngo barebe ko udafite ya ndwara yitwa ya Marburg. sibyo biha ni ibintu byiza. badushakira igipimo gipima ibiyobyabwenge ku bigo by'amashuri, gipima inzoga, urumogi ku bigo by'amashuri, bazatinya kubinywa. ikindi kintu usaba ndumva nakwifuza bo kirakomeye ariko gifitiye akamaro igihugu. numvaga nk'uko twumva ngo Universite ya Kabgayi, seminari ya Rwesero, Universite ya Iraq, Universite ya Hehe, ya Mudende, ya Kiste. nifuzaga ko leta yabitekerezaho ikabyerekeza kuri Minisiteri y'Ingabo na Polisi. ibintu amaze iminsi ntekereza kugira ngo hazemo nkunganire mu burere mboneragihugu bw'abana, bashinge kaminuza, kuko abantu bari gupfira muri segonderi bakagera muri universite batari buyirangize kandi ubona barangiye. izo kaminuza ibe amashuri ya gisirikare yigwa ya prive, yigamo abana b'Abanyarwanda bafitiye ubushobozi. ntabwo ari umuzigo nshyira kuri leta, ni igitekerezo ntanga kuko leta ndayikunda, ahubwo ni inyunganizi ifitiye inyungu ababyeyi n'igihugu. ayo mashuri bayashyireho igiciro ajye yishyurwa nk'uko za kaminuza zishyurwa, ahubwo nka leta nk'umubyeyi wenda igabanyeho duke. bizafasha iki? bizafasha ko universite batiga bataha babemo, bisimbure biriya bigo babajyanamo. uko ujye muri za universite urebe hari abana babongotse babaye zizenga, uzababonesha amaso, babasinzi bimugiye banywa na mugo, bafite ukuntu uramureba ukamubona ibinwa byarabaye umukara, uramureba ukamubona ari ikizijwe ryaranize kandi atabuze ubwenge. buriya ni agatekerezo wabajyana muri izo universite, ababyeyi bakishyura nk'uko bishyura za Inirate, bishyura za Kiste, bishyura za Kiste, niba za ntuza zino za Monti Kenya, za Yerika. umwana bakabashyiramo bakajya agira igihe cyo gusohoka ajya gusura ababyeyi, ariko tukwishyura mudufashe leta yacu kubona ibibatunga no guhemba ababigisha ntibasohoke. cyembo nahari uko nibaza umuntu amaze igihe atamwe ibyo biyoga, atamwe urwo rumogi, ntihagarura ubwenge. abanyamadini bakajya bajya kubigisha mu nsengero ziri mu kigo, bakajya babareka bakaza mu makwe ya famiye, mu minsi mikuru ya famiye, kugira ngo umuryango urebe, bakabaha ikintu kimeze nka fishe y'ikigo, mama w'umwana na papa w'umwana bakavivura ko bari kubona ikintu cyahindutse. ubu ngo hari n'ukuntu ubuhanga buhari bwo gupima mu maraso ibipimo by'ibiyobyabwenge aho bigeze, bakafasha bakashyira ku mafaranga makeya, bagapima abo bana n'ibice by'ibintu byagabanyutse byavuyemo. urumva bitabyara umusaruro, byatanga umusaruro. hanyuma iki aho inzira umushyitsi hanyuma ikintu nanababajijeho ese uru rubyiruko rukoresha cyane imbuga nkoranyambaga, hari urwo usanga runibasira n'ubuyobozi bwacu ku mbuga nkoranyambaga, ugasanga baratuka igihugu, bari muri gahunda za leta. mwababwira icyara abari hanze ari n'abari mu Rwanda, mwatanga iyihe manuro? impanuro natanga abantu bya bigo bya kaminuza, bya bigo bya segonderi, bose bazi gukoresha izi telefone z'inkoranyambuga, sibyo? harimo abana bazima bagomba guhangana nabo ku bijyanye n'ikoranabuhanga, ariko bazima, kuko babandi bayobye ubwenge, ahubwo bazajya bakorana n'aba bandi basebya igihugu bari hanze, n'aba bandi bari imbere mu gihugu, bakorera muri izo nkoranyambaga. ikintu kirimo
ni icyo ngicyo cyakorwa bakanigishwa noneho bakagarura na biriya bintu by'amatorero. yego Subiye inyuma hari ibintu byiza leta yari yashyizeho bijyanye na minisiteri y'umuco na siporo. Leta yigeze gushyiraho gahunda y'itorero n'ubuyobozi ariko ntabwo biri gukora neza. Itorero ku kagari, ku mudugudu, hakabaho za ibibuga bya basiketi, hakabaho ibibuga by'imipira y'amaguru, bigahuza abana b'umurenge, amakipe y'umurenge agakina, byajyaga hakabaho n'agakombe bakabaho. Ubu ntabwo bikibaho. Ntabwo bikiba. Noneho ndetse bigatangirwamo ubutumwa. Urumva abantu bahuguwe bazi abatoza, abankadre, arabo twitaga abatoza b'intore. Njye nakoze ingando, nagiye mu itorero ara kwa Dodo. Byiza cyane, ahubwo bazabishye bijye bihora biba. Abatoza b'intore, intore ni urubyiruko, intore ni umuntu muzima, bakurira ku kintu cy'igipodium bakatanga ubutumwa bwiza, bakabanenga, bizatanga umusaruro kuri babana bambara ubusa, abantu bambara ubusa. Nigeze kukubwira ibintu byari igitsuri cy'inkoni n'iki ku babyeyi. Hari igihe higeze kubaho ko ibintu byo kwambara ubusa byigeze gutera hano mu mujyi, kwambara ibi basigaye bita mini, niba ariko bikitwa, kera byitwaga duruwa. Abantu b'i Buraya, bizi Buraya, babaye i Buraya, bazaga babyambaye, ndabyibuka. Habayeho ikintu, inkoni bagakubita ku mabuno abagore, turadutukisha, reka byavuyeho. Bitwa duruwa bibaho gutyo. Bije muri iyi minsi ukabona ntabwo wabonaga amaribori y'umukobwa, wabonaga hepfo mu ntege akarenza ku mfundiko rwose. Urumva bigatera n'amatsiko abarambagiza n'abasore. Si umuntu yambaye ubusa, uzareba abantu bo muri resitora naye ntabwo babasha kurya kubera bahora bareba ibijya imbere.